Kubyo turyamye mu ntebe noneho byagenze gute? Suba wumva nta soni. Isoni se ziki? Wowe ubwawe umuntu mukuru urifata ukahurira n'umuntu ku muhanda. Ukamutuka mukagera n'ubwo mu Rwanda. Ese ubwo wibonye n'iki? Ninde wakubwiye ko namukubise? Ariko amahabara yawe azajya yirwa kubwira umugambo. Marisa Marisa. Namukubise dupfuye iki? Ko ataguha amakuru neza. Utekereza ko ubwawe ahantu uburi ntarwaniye muri babiri mwenyine nta bandi bantu bari bahari Mahabara nyine baba guhaye amakuru kandi reka nkubwire mama Marisa jewe ubwanjye usigaye tuvuga noneho aho bigeze nsigaye maze no gusarara pe kubera wowe bigeze nubwo sigaye nyura ahantu ngo dore umugabo wa mugore rwarwana mu muhanda urumva nta soni wowe zaje ngenda nubu bakubera wowe ababikubwiye bazanagusobanurira aho bigeze nanjye bundarananiwe rwose baratonganye ahubwo iyo mbona imbaraga ngo nanamunike wirirwa usuzuguza amahabara yawe ariko ubundi usuzuguza indaya zawe tatwa iyo uvuga amahabara aho baguhamagara n'umwana wawe wavuye ku ishuri none ayisagura telefone akaba guhamagaye niba ari musaza waje umumagaye musaza wawe se wabinyeretse ariko ntukazaje uzana ibyo no kuvuga urafata abantu ku muhanda ugakubita umva niba mwumva mushaka gukundisha umutima muzabibona hasoni ubwo rero yahise afata telefone agaguhamagara umugore wa guke none se ubaza kandi ubwiwe niwe wakubwiye ngo ni habara yanjye cyangwa wowe niwe wagiye uramufatira urakubita ariko ubundi uzi ko neza wabaye umusazi ariko ubundi ibikurimo cyangwa nawe bitoragura uzi ko usigaje kuzarwana no mu rusengero ho ariko mama ni twari gake niba wumva udacemeye gutuza ngo twubake ukishingira ari amahabara yawe umva nanjye mama Marisa ndananiwe ndaje nzakwemeza ahubwo ari njye kandi uzayibona bidatinze ariko urumva ufite gahunda yo kundutisha amahabara yawe urumva ari wo mwanzuro wahisemo ariko ubundi nkubaze ayo mahabara ubu uvuga yaraje arabikubwira ko ari amahabara yanjye cyangwa wowe wapfuye gutombora abantu mu muhanda ngo abani umva mfite amaso nanjye ubwanjye narabirebaga reka nkubwire rero ntukazajya untesha umutwe ntabwo iki gihe turimo ari igihe cyo kwirwunda sheri bite cyane sayimeze bite usaba ati ubona udakumbuye koko yese kuba wagiye reba ingendo zose mba nakoze reba hano navuye yese ko nabo banyanze mwanga se nuko kangira ikiza harije dupfose nati nyine mba nagukumbuye nanjye cyane ejo naguhamagaye nze nkurebe numva telefone yawe irananiye sha ikibazo cyabayeho ejo niriwe mu bintu byinshi kandi nirwa ahantu hatari amarezo ariko nyine abizi ko mukunda ubizi haka ikintu cyawe bidufasha kimwe cyonyine ikibazo cyawe witwara nk'ababo ko b'iki gihe usigaye ukunda abagabo benshi urumva utwara abagabo b'abandi ubwo se ubundi bishabuye ngo nawe urabeshya abagabo okay none icyo nakora kugira ngo cyatuma ujya kunca inyuma cyangwa ushaka abandi bagabo kugira ngo yashire rwose ngiye sheri ni wowe nkunda wenyine
ntabwo gahunda n'abagabo reka nditonda buriya kuko ushobora kuba ukunda amafaranga rero njyewe none si njye ikintu nibaza ikintu gituma ibyo byose bibaho kandi ko ikintu njya kukubwira ko mbona gifatiye umwanzuro ntakitegereje oya sheri nukuri none se hari amafaranga mba nagusabye njyewe ni wowe nkunda sibyo urabizi ko ngukunda cyane pe ni wowe nkunda ariko rero ngiye cyo nashakaga urumva ndagira ngo tuvugane dupange njye numvaga nshaka yuko twapanguka akaza tukibana ukava muri ibyo bintu n'ubundi urimo kuko nta kintu byamara sheri nawumva kandi none si ikareze uko utangiye kubyanga basi ikibazo kiri hehe ubu ibyo bintu by'ubukwe waba biretse ibyo bintu by'ubukwe reba nta kazi mfite reba umusaza wanjye usuragira ngo ibyo bintu biretse by'ubukwe bitware gahoro rega nta n'abagabo b'abandi ntwara rega nditonda keza ukuntu nitonda none se reka mbanze nkubaze aho kazi nikaramuka katabonetse kazaboneka sheri noneho reka mubwire ni we muhungu wenyine muri Kigali nkundana nawe wenyine ko mba mbona wajya gukunda amafaranga cyane oya sheri nukuri musungu warubwo kubona ndi kugusaba amafaranga nyine nanjye nibyo nibaza ikintu gigiye gituma ibyo bintu byose bibaho ukirimo kwanga ariko dusunika ubukwe nyine sheri ndabyumva ibyo byose ukumbwira ariko nanone reba guhita mbwira famiye ngo ngiye gukora ubukwe reba musaza wanjye bisa nasiga musaza wanjye wenyine urabizi ko ari njyewe nawe tubana twenyine ubu urumva namusiga ngo ngiye gukora ubukwe ahubwo wowe buretse ibyo bintu by'ubukwe tube tubiretse tuzabiganiraho kandi urabizi ko mukunda so bizi nawe muhungu wenyine muri Kigali wenyine njya ndeba nta n'undi ngo wamaka bizi mani bimeze biteze cyane haciye iminsi tutavuga kandi tutanabona cyane kabisa ako ndabona warabaye n'umusitari mani siko muramubona no mu makiripe siko gerajyaga ngira ngo ntabwo umeruka ufite direde ibyo ntabwo aba ari ibintu bikaze n'amadirede n'iki byose ntabwo bikaze cyane cyane narimvuye ku kazi ndavuga reka nyura aha ngaha mbasuhuzeho ndebe keza ahubwo si keza yagiye keza se keza nyine hari abakobwa b'inshuti ze ngo yagiye gusura nyine biganye tu bavuga neza ubwo ngubwo musanzwe mbazira nagasanzwe bazi ni abahungu ni abakobwa ni abakobwa ni abakobwa nyine ngo biganye nyine yagiye gusura sinayire naciye aha ngaha mvuga reka nze musuhuzeho waraciyeho utunsi nyine tutabonana gusa nyine se subize yuko nyine sister wamukunda se sister uramukunda kabisa ariko nanjye ajya mbwira ko agukunda mva yewe uratangiye amagambo yawe iki gihe nawe utangiye kunza nazarenga iz'abantu oya ntabwo ari ukuvuga ngo uzarenga turi kumwe arambwira ati nta muntu n'umuntu muramutiye kandi no mu nshuti ze nyinshi nzi neza agira yambwiye ko nta wundi muntu akunda atari we sha rero nayinciye aha ngaha mvuga reka musuhuzeho rero reka ngere mu rugo kuraza kumubwira yuko nyine namubuze hari utuntu nari ngiye gukora mu rugo nibwo nari nkiva ku kazi imbaga nyine ndushye ndavuga at least reka amaci nyine ngenda akora ndibuze gupanga nagaruka nka nimugoroba cyangwa se n'ejo ese buriya wicaye gato wenda ntiwajya kubona ukabona aragera reka nze kumuhamagara kuri telefone nta kibazo niba wihuta wagenda ntabwo sawa noneho ngo tuzasubira tu reka nze nguheke keyo uvuge bakaguha shaka no munsi kuziguhundagaza naye ndategereye dore yuko utazi marimba keyo ndashaka kuziguha kabisa ikiri gufiyansa oya no munsi keyo ese ko mbona igihe cyose ko ndeba nazi ukuntu bimeze ariko sheri reka ndagukunda ndagukunda ahubwo sinzi niba ari shitani bigira ngo ize mu rugo rwacu ariko wowe biba byanyobeye rwose umugore mwiza sheri ndashaka guha keyo ntakugaburira kandi wabyigishije ndagaguhoriza sheri reka ndagukunda ndashaka kuguha keyo ku buryo ubundi biri hose ndashaka kuguha keyo ku buryo bariya abagore bose umva abashaka kudusenyera urugo bose ku buryo bibagirwa ariko se abagore bose uriga ni ukuri nabo uyu munsi nuko ari ubugambo bw'abagore bari hanze ntabwo ari ubugambo sheri mbabarira ntabwo ari bwa keyo zanjye
Mama Lisa, ibi ni ibiki? Papa rero se nibi byigenze. Ni ibiki wateye? Ibaze ibiryo njyewe ubwanjye nahaye umwanya. Mama Lisa, uzi ko ibi biryo watetse birarutwa nawe umukozi yagiye gateka n'ukuri. Sinzi ibintu washyizemo biru. Papa Lisa waretse. Njye niba nateguye umwanya nkavuga ngo uyu munsi ngomba guhaka umugabo wanjye. Urumva ukuntu uri kunsenya kwe? Ubushaka kunshyigikira. Kuri umugore mwiza uryoshye wagiye uteka n'ibiryo biryoshye. Kuki buri munsi ushaka kunshyigikira Papa Lisa? Ntabwo ari byiza. Gerageza ubyirinde ntabwo nabishobora. Papa ibi biryo ntabwo biryoshye. Ibyo utetse kandi koko madama mwiza. Ndetse bwa mbere so n'ubwa mbere ntetse. Kubera ko aribwo ntekereje nkavuga nti umugabo wanjye yaruka kedu kera reka nze mugaburira. Byari byiza ariko ibanza ukabyumva ukumva uko wabitetse. Ibiryo biraryoshye sheri. Ibiryo biraryoshye. Ariko mpamvu zo kuzana ibiryo birimo bimeze kuriya. Reka nubwo wenda hano umfata uko ubonye. Ariko umugabo w'icyubahiro. Papa Lisa urambabaje. Ihangane. Kubona agiye nguha umwanya ngafata ibiryo nkajya mu gikoni ngateka. Nkaba mbizanye ukaba uri kubisebya. Papa Lisa uransuzube Papa Lisa. Umva ndababaje. Ndababaye ibiryo umugore kamitana nabijyana mu bishyira n'abana banabirya. Uko urambabaje ubuzima. Byihuta. Njye ndakora ibiryo Papa Lisa wange kubirya. Twaje ariko nakubwiye ngo sinzi ibyo washyizemo. Njye ndakora kuguha ibiryo Papa Lisa umusuzugure. Ntabwo ari kudusuzugura ahubwo ntabwo nzi ibintu watetsemo. Urambabaje. Ariko se genda. Umuntu akubwira nti. Reka mbishe. Kiri wanjye. No, uri muraba munini nawe rero uzakabye. Yego wanyitayo sheri. Amakuru. Imeze. Uyu ninde? Uyu ninde? Kusowe ndabwira. Ndaje. Sawa. Uriya muntu urumva nishite musaza wanjye. Mbaza ninde abantu bose tuvuye ko duhuye kuri musaza wanjye urukumva namenya ari iki. Shiri niyo nkubwira koko ariko were ukuntu uri kumbaza nkaho wagira ngo hari ikintu keza nakoze. Inshuti ya musaza wawe ukanamuherekeza. Nyine duhuye urumva avuye kuri musaza wanjye. Ndavuga ati reka dutambikane nanjye nenge yararuguru ku muhanda nyine turangiye kugura. Ugiye kugura utuntu nta kintu ijyanye cyo kutwa. Kandi rero reka nkubwire kandi unyumve neza. Ibintu urimo uziga ufite ibigabo byinshi kandi umunsi nakuvumbuye shaho. Je keza. Yose bizahinduka umwanda. Usura rebura Mungu ukabona namwemera. Nta nubwo ngiye ura Mungu nanamwemera. Ni wowe wenyine nikundira uhuru kuvuga ngo abagabo benshi. Oya. Asishira ubundi wagira kanukundakaza. Ese ntabwo nura Mungu ngiye mwemera ngiye keza. Reka nkubwire sawa. Nyine shiri ndetse kugenda nyine mubwire. Umugore asubasa kundeba. Sawa ndagutegereje mu rugo ahubwo. Uranegereje? Ndaje shiri ndaje. Sawa. Asira muntu no kwibeta nta muntu. Shiriwe uzira muntu. No muntu nta nubwo muzi neza urumva. Umva nyine mubwire nta nubwo maze muzi neza. Ni umuntu yakoraga ahantu hafi aho twari dutuye mbere urumva nyine turahuye ari kumbaza kandi musaza wawe yarakuze ibintu nk'ibyo Nasuko nabonaga arimo kumbaza ngo urangura ngo niwaye. Oya Ibindi birimo gupanga. nyine yaravuze ngo uramusore se kari bogari mwana washiri wawe usiko numubwiye ntabwo ati uramusore rero dufitanye ubukwe numva niko mubwiye maze maze yaravuze ngo azanadutera n'ukuri shiri ntabwo nakubeshyereka usiko mukunda Umura nta kibazo rwose. Sisi ko mukunda. Mariya makuru cyane neza. Kubona kumeze neza. Cyane gake gake. Narimuze hano. Kugisha n'inama. Byagenze bite se ko mbona utishimye? Niba ndasubira mu cyaro. Ndabona twananirana. Ya nta mpamvu zo gusubira mu cyaro. Usubira mu cyaro kubera umugabo se? Umugabo ni nka bisi gucitse uteginde. Ariko abagabo we
ubu rero ufite umwana mwiza gusa ntabwo nari nzi ko yakora ibintu nk'ibi ngibi none se basi ari kubahahira stress gusa kugurira umwana amata inzu bari kudusohora ariko uriya mugabo ni feke shaho ko nafite ikibebe cyiza gusa cyane kimaze kwegera hejuru ariko ndabona biri kwanga cyane cyiza gifite amaso meza n'ese uriya mugabo kweri cyangwa nawe yagiye mu bagore umugabo arananije ibibazo byandenze ku buryo nibazaga n'umuntu nabiganirira wenda ngo nduhuke ntacanze umva wijyana umwana mu cyaro jyana umwana mu cyaro genda ushake chambrette inzu ntoya ujyemo n'umwana wawe ushaka ibirakorera umwana wawe nta mpamvu mu cyaro uramutse ugiyeyo ntubona iyo nzu nziza umwana afite iminsi 2 yonyine yabarangije kubigikana umugabo ni nka bisi iyo igucitse utega indi urajya mu cyaro ngo nukubera umugabo byo gucupizayo umwana wawe ishakire geto wimenyere umwana wawe umurera kure iby'umugabo byibagirwa nari ndi kwibaza ukuntu mu nzu bari budusohore ndavuga ni hano mfata umwanzuro wo kujya mu cyaro ariko mbere yo kujya mu cyaro ndavuga ni reka nkunyureho ugisha inama kuko n'ubundi wahoze ugira inama ntabwo rero wagira ntabwo wakwirirwa ujya mu cyaro rwose nta kintu byaba bimaze sha nyine nari nibyukiye ariko nanjye no kwihagararaho nari nibyukiye nyine ubu ngubu usanze ari bwo mbyutse nari naryamiriye ariko nanjye nyine urebye ni ibisanzwe akundi nyine ubwo ko twiyakire tubifate uko sha yiyakire kandi wihangane ni ukuri bibaho nyine narize hano rero ngo mugishe inama kuko tugenda shangaho nimugende nta kundi mwihangane kandi mapenzi ya kweli ni ya mama mwanaume nilikujali kwa kila hali mapenzi 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 mpenzi sikuzani kama ungefanya ushenzi na rafiki yangu umemtaka kimapenzi zaidi yangu umemtaka kimapenzi zaidi yangu mbabariro hinduke ese niki wamburanye mbabariro hinduke ese niki wamburanye Mama Lisa ibyo ni bikiri kwisiga ariko se mubaze kujya uvuga ngo jya mu mahabara wowe ibyo urimo kwisiga ni ariko n'ubu ntabwo uramenya ko ushaje ariko umuntu w'umukecuru uko kura kisiga ibyo bintu nk'iby'abana w'umukecuru erega uwakubaza ko ufite umugabo wavuga ko utigeze unashaka umva papa ari gusaza ni mu mutwe none se ibyo ngibyo ni usiko nari nagize ngo ni ibyo wa mukobwa wacu gusaza nakubwiye ngo ni mu mutwe ariko umugore gusaza se bivuga kutisiga ubu ni ukuvuga ngo nibe wirirwamo ako munsi ukarinda wiga gusaza ni mu mutwe kuba nisize se kuba nisize ubwo urabona ariko we umva ntabwo wajya umenya ko nanjye hari abagabo baba banyifuza we hari abagabo bakwifuza saba none bavuga ko badahari ntabwo babura nibe wirirwamo ako munsi ukarinda wiga ariko nakugoreweho none se niba mfashe agapuderi ngo nisige nanjye nk'abandi urumva naba nkosheje ariko wisiga agapuderi ugiye n'iki gitondo ugiye jya kunegura imyenda ariko ntabwo bivuga ngo ndashaje ku buryo ariko wingereza ndashobora gufata agapuderi ngo nishyreho nanjye mbere nk'abandi babyeyi ugiye ariko ntabwo ujya ubona abandi babyeyi hano hanze ko baba basa ntabwo babibona nakubajije ngo
ugiye kujya kumbwira ko mbagiye mu muhanda wowe ugiye kujya none se umuntu yisiga uko ari agiye gusa ngomba no kuba afite furesheri igenda hano ubwo nawe ufite amahabara gusanga rero nta harayo urahabona tegereza gato nzayibone mva ibyo nabyo ibitegereje byo ntabwo bishoboka genda ntabwo ushobora kubibona genda unegure imyenda nigendere n'impereza ko mwamenyerewe n'abakozi bawe ndimo ndisiga sheri wanjye cyane wese buri munsi uko nza kukureba nkakubura sheri wowe ryari njye nza kugusura ngasanga ngo wagiye niba wagiye kureba abagabo niba wagiye yewe ariko mbagomba kumufurira nose umuntu kumufurira nawe wabura kumufurira nyine ariko umugabo wenyine subiza ko nakubwiye we sheri wenyine ku isi yose maze nawe nyine mbona cyakora nyine wenda barashoboka gusa nyine hasi ubundi reka tuba tukamenya n'ubu ngubu gahunda y'ubukozi imeze gute nyine nawe ufuzanye byanyu by'ibyawe famiye mubwire umuntu w'ubukwe wahabaye ubwiboneye atangire none se hari icyo bitwara nyine nta kibazo sibyo nta kibazo ndabyumva ariko nyine reka tubitware gahoro gake umuntu agiye gushaka harimo ibintu byo kubyara bisa ntabwo ushaka ariko tubyara nyine tuzabyara nyine sheri wajya woroshye nyine nibyo nshaka kugira ngo tworoshye nyine reka tubaye hafi ni nabwo n'urukundo ruziyongera nyine ndabyumva sibyo nk'ubu wasanga nitumara kubana uzavuga ati sinzongere kwambara mini ibyo sibyo ngibyo ngewe uzajya wambara uko ushaka ibintu bikubereye kuko ntabwo ngewe nagutegeka ngo wambara ibintu bitakubereye kandi ugize gute bitakubereye koko sibumva se sheri reka musabe ikintu kimwe cyonyine reka tuzabanze twicaze imiryango tubwire ko dutuka ngo twumva se batubwire wabona nabo muri famiye nitwicara bazakubwira ibintu birirwa bavuga ukavuga tunanya ibiheze bwo nyine birirwa bavuga bambeshyera ngo ngiye ngo keza ngo abagabo b'abandi ubwo si ibyo ngibyo byo noneho ariko ibyo ntabwo twabitindaho sibyo bambeshyera ibyacu twebwe no ku bwacu nyine twebwe twikundanira sibyo ibyo rero ndumva nta kibazo kibiteza ahubwo twireze igihe runaka tuvuge ngo duti basi tuzakundane tugiye gute tunajyana mu rugo iki kinini sheri rero reka mubwire tutegereze amezi abiri yonyine amezi abiri yonyine ahubwo ikibazo cyawe ni uko amezi abiri abyara umwana oya sheri noneho nakuzakuza Mpenzi sikuzani kama ungefanya ushenzi na rafiki yangu, umemtaka kimapenzi zaidi yangu, umemtaka kimapenzi zaidi yangu. benshi ko mugabo wanjye murakorana uri mushiki we mupfana iki umva ndakubwiye ndashaka umugabo hano kumbaza icyo mushatse ntabwo bikureba siko bimeze ndashaka umugabo n'ibindi ndakubaza ngo umupfana iki jewe ndi umugore hano muri uru rugo wiki ndi umugore muri uru rugo ndi uwisezerano reka da sinibaza n'ikintu numva ubu ushakira umugabo wanjye icyo wumva ushaka kumubwira utambwira ushaka umugabo wanjye ni uwanjye nyine madamu ari uwanjye ntabwo ari uwawe twara ibintu gahoro ko numva bigize intambara none se genda kubaza ngo uri iki cye mupfana iki uje kumurebera iki ukaza nawe ubona bw'ubutigu burebure mani reka nkubwire wowe reka hano ni mu rugo iwanjye aho ushaka umuntu mu rugo iwawe mu rugo iwacu kubiri ni mu rugo iwanjye hano nateye igikumwe dore ngizi impeta nateye igikumwe ibintu byose babikoze mbwira icyo umushakira ntimenye niba udukeneye kukimbwira
umva mubwire ndabona uri guhanagura inkweto sundi uri umukozi uruvuga ngo umugore umuntu w'umugore uhanagura nta mukozi urugo ni urwanjye ndabona bikubereye pe birakubereye cyane nk'umukozi wo mu rugo birakubereye bandi mu ndukorera ni urwanjye umva reka mubwire ukoresha umukozi njyewe reka mubwire kuri mperereje uriya mugabo ni uwanjye umugabo ni uwanjye impeta yakwambitse rero ko nyambaye impeta ntabwo ariyo yubaka nagiye no mu murenge jewe reka nkubwire ntabwo ndi umugore w'injira umva reka nkubwire niba uri indaya rero kanguka njye ntabwo ndi indaya chini njye ntabwo ndi indaya none umugabo wawe nibyo kuvuga ntabwo umugabo ari uwawe niwe mwateye igihugu kuba muri kumwe nonaha ni muwe mwatira ni muwe mufite kuba muri kubaza niwe mwateye igikumwe umudamu ukakutsumba wanjye niwe mwateye kumwe nonaha ngahanjye ni muwe mufitiye impuhwe nyinshi cyane nakureba nkavuga ati yacura umugore wa mugore yabigenza ati njye ni mba mufitiye nyinshi cyane niyo mpamvu uri hano ahubwo bakaba ucimirwa bati heza urakoze none nta nubwo umuzi gushima ese muri mwe bagore b'inyitsi mwabaye muteye noneho niba ari urwawe uzajye mu murenge usinyire igikumwe ndatege nawe umutera icyawe waramaze urugo ni urwanjye inzu ni iyanjye kada umva uzajya bigisinyure utere igikumwe nawe ndashaka umugabo hano ibyo tureke keza ntabwo njya ntsindwa njyewe na ubundi njyewe iyo ubushobozi uzagenda mu murenge usinyize igikumwe cyanjye nawe mutera n'icyawe umva nkubwire nurakubona uri inzobe yawe ukandisha iyo nzobe yawe reba hano oya bantu ndeba umva ndeba ndashaka wanjye ndeba neza ndavuze ngo nubwo bwose nonaha nta ndaya nshaka iki ku muryango wanjye reka mubwire uwo mugabo ndamushaka ko n'uwanjye ntumwandishe iyo nzobe yawe kuko umugabo n'uwanjye di umva umubwire ngo umugore wawe yaje kugura kandi agaruka nonaha kangera hano ni iwanjye ntatereye we reka ngenda kuko ntabwo ndi indaya hano genda ujye wandaya we ndaya izi ngizi ubundi ngizi ziba ziza kuntera mu rugo iwanjye zijya he indaya z'uburi intayata n'ubukweto bushinze utamenya ubwoko bwabwo inzoga nyinshi niyo mpamvu urimo kugenda unywa inzoga usigamo ibice iyi si igiye kugira ngo se shamba nanamenyereye oya turimo twogereza twigendere bonyine izo basubije se ubundi hari umuntu urimo kubibona ariko bazisubije nigeze kuziba umva nararutse ntabwo wacyumva ntabwo uziga inzoga zabo zo muri ino minsi zinahenda inzoga z'ibice amahanga waruzi ukavuga bari gukina filime uruse bite sawa byose bite abona muri kunywa agacupa nazo urimo kutureba muri filime nawe rwose ishaka kwiyerura byose ko mbona wambaye neza umututsi akoshira nawe rwose ubase cyane yakunda byashimye byose ubundi uvuye shiri nyine hari umwana mushiki wanjye shaye yagize ibyago oya none ibyo ntabwo nshaka kubigira kubyumva rwose ukabarira urimo kunyibwishwa ngo mushiki wanjye ibikino ase ubundi uhora muri bashuti bawe buri munsi akoshira none si uko ko hari ubwo mba nkubeshya akoshira wajya unyizera kwizera kabiri kangahe se ntakwizera oya byihore nta byashara mu kugeza ntabwo ntabwo ibyo bigiye mashami yanjye iyo umbeshya urumva kandi byemaze kuvumbura rwose ntabwo oya baratavuga amagambo mabi turi kumwe na musaza wawe reka tujye twubahana turabana oya nta kintu ushaka kuganira kandi mbabaye neza ngo akusishira kuki wandakariye njyewe nagiye gusura umwana w'inshuti yanjye wagize ibyago ariko yagize ibyago umushiti wawe buri munsi iyo njanga baramubwira ngo wagiye gusura umushiti wawe nkaza ngarinda nsubirayo haciye amasaha angahe wagiye utanambwiye nta kintu tujya ngoshe ribaza Joshua ndamubaza iki kandi we ndimo kubaza wenyine sinje nona Joshua oya nta kintu ndetse ubu ngubu ngiye maze amasaha angahe nona nimba agiye akaba agiye mu kanya kashize none hasi njye namaze igihe kingana gute aho ngaho nona burije asa nona amazi iminota nk'itanu oya njye nta byashira ndimo kubona amangara ntapfu y'ikisi cyangwa nta kantu oya
umukobwa asigaye abeshya njye ntabwo namwishyura ni ukuri ntabwo njya oya we umva wabaye nk'abandi bose nta kintu ngubu rwose Sheri, ni ukuri. oya ntabwo byashoboka rwose ntugire ikibazo pe kandi ngenda nagiye ubu Sheri Oya. ako se Sheri umva oya nkubwire genda Sheri nasigaye nanjye utanseze mureka agende n'ubundi mureke ntabwo ubizi bivuye kwa wa mugabo wa muhungu ese akangaka arimo aragasize kamwe kwa wa mugabo nyine masanga cya kigore cye bro cyane kinyishe yewe umva nkuye n'inkweto ndiruka ko umugore yaranyishe we kikore kimwe wadente umva reka mbwire yaranyishe ndirukanse ndamuhunga koko umugore yarangubise nanjye kura wa mugabo nyine wambaye ujya uduha amafaranga ariko yaranyishe uriya nawe aragiye uriya nawe n'amatwe ye ngubupe nibyo gupfa nawe abona keza ngiye mfite iyo gahunda y'amakwe yigeze kugusaba ibyo nakoze ibyo byihorere nawe ngifitiye n'ibibazo tubireke reka nigendere nawe ndumva ntazijana ya kweli ni ya mama, mwanaume nilikujali kwa kila hali. Mapenzi, 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 mapenzi. Kama ungefanya ushenzi na rafiki yangu, ariko ubundi ubwo ibintu uvuga wumva muri wowe wuzuye ihabara umuntu wese ugusanga ngo ni yaraje asanga ndimana buri nkweto nanjye ngo ndimo ngo ndahate umugabo wamumesera inkweto yaraje arantuka ngo ni umugabo arashaka umugabo wanjye ngo ibiki ibintu yarankoreye wowe kisuzuguza inda y'amazina ngo umugabo we ngo kuba ngo ndi hano ngo ni impuhwe yangiriye angirira impuhwe nkana ngiye hano narasezeranye iyi nzu ni iyanjye urumva nta soni yaze kwirirwa nkanga ngo ni iki wajya kwirirwa untesha agaciro ntazirambere zawe nta soni ariko reka mubwire mama Lisa ni wowe wisuzuguje urumva kuko nawe ubwawe urumva nawe ubwawe kubona uhurira n'umuntu ku muhanda mukayorana nabo rero barakubonye niyo mpamvu aho bagusanze hose bahita bakubwira ibyo byose kubera ko bazi yuko nawe uri uwo mu rugo nyine si babyivugira urumva gusuzuguza aricyo cyiza wahisemo se wajya kwirirwa uneza amabici yawe kuki udashaka kumesha agaciro none se wowe wabonye akuruta cyangwa wabonye atakuruta ariko ubundi gufata miruwari sibyo na telefone yawe jya wifotora urebe uko meze urebe n'uwo urumva ntabwo isa kuriya iyo nza kuba nta murusha ubwiza ntabwo ari kunteza igikoma mushyire mu nzu mama Lisa hasoni reka mubwire rero urumva hari ikintu ugomba wowe ubwawe kumenya wowe ubwawe wari byiga uwo mu rugo uriya nawe ubwo nyine tumenya ubwo we n'uwawe ya ni uwo gutemberana kandi rega injimira isura nawe afite rero yose waranyemeye unjyana mu murenge turasezerana hano n'iwanjye nyine ibyo ugomba kubimenya ariko injirananura urumva niyo yaba ari erega nta nubwo ari ntihabara kwa ni inshuti yanjye kubyita deziyemu wabwiye ko uwo nuko bimeze se burya ariko ndumva nta kibazo cyaba kirimo ikizima ni uko waba wanabimenye kwanza mva mu nzu mapenzi ya kweli ni ya mama, mwanaume nilikujali kwa kila hali. Mapenzi, 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 mapenzi. none se papa rero ni iyihe ntera muri izi ngizi kurambara iyihe muri izi kuzi ko umuntu arinzi ko wanazira genda utere iyo ubonye n'igendere igihe mwanya wamaze kunyereza genda utere iyo ubonye n'igendere fata iyo mbonye se utuvuga ko nawe wapanze ugomba kwambara genda utere iyo ubonye umva
ubundi umugore nkawe utazi kwita ku mugabo bizagenda wowe ubwawe ni wowe ugomba kugenda ese niba nayiteguye ntabwo wagenda nawe ngo urebe iyo pano nateguye niba nayiteguye neza reka ni wowe mugore hano ndakubaza ni iyihe shati ndi butere muri izi genda utere iyo uri kunyereza okay ubwo reka nyine mbwira umukozi anazitera ubundi ni gutegera muri akazi umukozi yagashinzwe yakagombye gukora aka kazi ni ak'umukozi ese runo rugo aka kazi ari akanjye wowe ugomba kumenya ko ari wowe mugore hano mu rugo umukozi ni umukozi urumva icyo ni ikintu ugomba kumenya mama Lisa urangora uranyerereza buri munsi buri gihe uba ushaka ngo mvangaha tuvuganye nawe ariko ibyo ubikora kubera iki nibyo wahisemo mu rugo rwacu ngo genda unterere iyo ubonye n'igendere ihute vaho ngaho genda utere iyo ubonye n'igendere reka aze ndi umukozi umukozi se muhembere ihute mvira ahangaha genda umukozi muhembere iki genda unterere n'igendere amafaranga muhemba kubera icyo ushaka ko buri munsi mvangaha tuvuganye nawe ndamuhemba ntabwo wakora ubuntu reka nzimushyire wari usiteye ipasi ihute mvira ahangaha genda nimo murantereza ubona kuko ubu buzima tuzanabona kugeza na ryari ubuzima se bumaze gutekana ariko mbwira rero mbona ntazi ibyaribyo ibi byo kuba mu nzu ya twenyine ari njye uhora uhaha buri kintu cyose ari njye hano mu kibazo numva naniwe nase urashaka ngo uzajya uguhahira ko nguhahira wowe se reka wowe mukuru wanjye wowe ugomba kugenda nyuma biriya bigaruka bikura reka kunsakuza agenda ubanzanira amazi reka nze mbanze muzanira amazi ibinini ugenda ugakora ibigabo cyana wamba mwanzana kwirukana muri uru rugo stress gusa aha uvuga none neza amazi ninywere ntazi ibintu nyine kuko ukomeza nyine utari kumbwira ngaho fata amazi ugira ibyo ubundi ibintu byanjye ngaho mbwira ibyo bintu uba uri kumbwira ubundi ni ibiki twacyana ubundi wowe ko mba numva unasakuza umva reka mubwire ngende kukubwira ubuzima bw'ahangaha ntabwo nabivamo kwirwa mutunga wica ahangaha nta n'ikintu ukora warangiza ukavuga ngo ngiye ngo ibikindi ariko bikurambiye gute ibi byose biri kutubaho si wowe uri kubyitera uriya mutipe w'iki n'iki w'ibintu nk'iki nagukunda none ubu wavuye mu bagore none uragira ngo ukagenda mu gakuru none se reka nkubaze uragira ngo ngenge niyo gukora ubukwe na yive nta bintu by'ubukwe ndiho njye nta gahunda yo gushaka ibintu byo gushaka kumbwira se ni ako sese wajya ureka gutekereza nk'abana uburaya buri bwo ngenge gushaka uburaya buri bwo wirukankamo nibyo ubona bigufitiye niba nkunda nareka dukundane akomeza ategereze kugeza igihe bizategereza kugeza ryari n'ibinzamo wayitekereje neza ukumva icyo uramusora ese wowe ibyo ngibyo birakureba bitandeba se ntangiriga kubona usaziye mu rugo ntabwo byanshimisha ngo uramahera ukiri kuvuga ngo uramahera ngo imyenda ngo ibiki none tuzabana kugeza mpaka umva ibyo ngibyo byahize n'ubukwe kwanza byibure nta gahunda y'ubukwe ngiye mfite mbabara ibyo ngibyo by'ubukwe n'ibiki byihora reka umunsi azaguta ana akishakira abandi bakobwa ibyo bizagushimisha watekereje neza ntabwo yantarankunda wowe mva kubwira gahunda ihari ni uko ngomba kugeza amafaranga ukaka ugasa neza ukambara inkweto nziza nabyo ngo ngenge gushaka nimara gushaka yibazanira umugore nirirwa nambaye ibitenge nirirwa nambaye impeta abana ngese ubona ibyo bintu nose ninjye uzakwirongorera noneho ni kuko uri kumbwira ngo uragenda ngo ukanshakira ngo ibyo mbaho ngo ngo imyenda ngera iki noneho nzakwirongorera noneho kugira ngo bigende neza ubu turashaka ko tuzabana mpaka iteka ryose ako warasaza cyane ubundi wambaye wowe ntabyo gushaka nta n'ikindi turimo ibyo ngibyo byihorere wowe reka kwanza ibyo ngibyo tubyihorere kaneza sister ubu mbabaje reka mubwire reka nikenere ariko ibintu ukora uzicuza genda gabanya ibyo ngibyo byawe by'abagabo n'ibiki mapenzi ya kweli ni ya mama mwanaume nilikujali kwa kila hali mapenzi
Shukari njyewe gusenga ugiye gusengera pe ngiye mu cyumba cy'amasengesho kugira ngo ndebe ko hari icyo Imana yatubwira muri uru rugo rwacu hari ibyo ndi kubona bidasobanutse neza hari icyo ishobora kuba itakubwira se uri hano mu rugo njyewe ngiye gusenga mu cyumba cy'amasengesho kigeramo mikoro z'Imana iravuga none yatuvugisha buriya ndashaka ko hari ibyo isobanurira ntabwo ntari kubona neza muri uru rugo kandi ntabwo yabisobanurira n'amenye ukuri kwabyo ubu ngubu turaza gusubira ariko uyibwire n'amakosa yawe kuko nawe ntabwo woroshye byose Imana ibibireba ndayibaza Imana isobanurire sawa ngaho genda sawa umunsi mwiza reka nze ntihamagarire sheri wanjye sya ubundi ziriya ntabwo bagiye gusenga senga barusigareho basi punguza hasira rudi kwangu na kusubiri nyumbani basi punguza hasira rudi kwangu na kusubiri nyumbani oui sheri umeze ute se eko mana uri mwiza ariko ntabwo ari cyane nkanjye uzi yuko naraye nkurose banguka ahubwo ngufitiye amakuru ashyushye uzi ko na cya kigore ngo cyagiye gusenga we cyagiye banguka wari urahagana he banguka ahubwo cyagiye umva nta n'isura yacyo ntiyibuka ahubwo okay I love you so sheri okay thank you sawa sheri ndishimye ko umpamagaye umva ndishimye ntiwabyumva wishimye cyane cyane maze nuko iyo ndi iruhande rwawe buri munsi mba nishimye siko nabaye keza nigoye kunyitaho ni ukuri cyane sinizere yuko ariko utazanca inyuma yo kuko sheri ntabwo nabikora cyangwa rwose ntabwo nabikora reka rero nditondere gashiri erega n'ubundi nuko wenda twari tutari twamenyana ariko ntabwo kirana ari kugishaka ako sheri uriya mugore wawe uzi ni umunyamahane uzi ko wagira ngo bajya bakora muri cya gisirikare cya kindi cy'intambara iyo yaransimbukiye naje hano yaranyishe mbega umugore yesu we sheri ateye ubwoba cyane ni ukuri ko nawe warahabutse ntamutinya ngo mwigeze kuyobora namuhuriye mu nzira reka narirukanse mbega umugore yararwana cyane umugore wawe uzi ko wagira ngo neza akora mu gisirikare cya kindi hamwe barwana abashaka kurwana iteka ryose uriya mugore sheri uriya mugore uzamwirukana sheri buriya rero niwitwara neza uzamusimbura ese wumva se sheri ubuzima bwiza mwana wanjye we ubuzima bwiza ubuzima bwiza byataje azabishobora yewe cyane sheri ya kintu nashaka kukubwira nanjye ndashaka urumva unyimura hariya nyine nk'uko cyagenewe nabikubwiye sheri ndashaka inzu nziza urumva iruta n'iyi ngiyi intebe nziza ziruta n'izi ngizi nta uriya mugore kugira ngo atazongera no kwicara sheri ntugire ikibazo uzi ko ajya yirirwa agenda avuga nyuma agasuzugura ngo uko sheri wanjye ngo nta n'amafaranga ngama ngo menshi nyine wowe uzana n'ibifaranga byinshi ntabwo azongera kumusuzugura sheri ibyo ntabwo ari ibyo mbwiriza ko hari inzu ufite Kacyiru sheri mana we nawe mukunda mana mva nawe mugabo wenyine muri iyi si y'Imana uzi gutanga keya ntugire ikibazo ibyiza biri imbere sheri uzanyimure unyijyanireyo ngurire intebe nziza urumva ubundi njyane n'umusaza wanjye sibyo ndabizi muzajyana ariko rero haza abantu benshi iwawe ni ukuri sheri nabo ni ukuri ariko si ubwo wagiye wemera nese ubu ngubu ureba sheri ni ukuri reka nditonda sheri ni ukuri
reba ujya undeba keza nditonda no muri famiye hose barabivuga ko nitonda no muri karitsiye bose barabivuga da none se ibikoresho byo mu nzu byo urabifite kuko iyo nzu nta bikoresho birimo kandi ndi kukubwira nyine uzangura intebe nziza zitari nk'izi ngizi izi ngizi z'uyu mugore ntabwo dushaka hari izindi nziza nateguriye narazitumye ziri gukunda ubinkorere sheri ubinkorere sibyo ryanditse vuba uzabinkorera cyane ndagukunda cyane ariko ugerageze witware neza kuko uri kujya ugenda ukamba kure ntabwo nzi neza ko ariko sheri reba mwa mugore wansanze hano akariya hana yanjye bagiye gusenga ngo imana ngo iramwereka iki simbizi uriya mugore mba iyo mana idashobora kwereka umuntu igihe ari kumwe n'undi mu rugo rwe iyo ni imana bwoko mwihorere uriya mugore sinzi ibyo ntabwo sheri uruse ko cya kigohe kidahari numva mbwira akantu urakemera twijyanire nk'ahantu muri hoteli turare muri se ko nawe hari sibyo uriya kuva yagiye gusenga ushobora kujya kubona ukabona bamweretse ibyo twagiye gukora nawe yongeye no kwitahira ndumva nawe umva nkubwire basi kuwa gatanu nzaza nkurere nzaba mfite n'imodoka duhita tugenda sawa sheri ntabwo uzambeshya uzanira amafaranga ikibazo cy'amafaranga bwo kuri njyewe mwana yanjye we sheri niyo mpamvu mukunda pe wowe umpa buri kintu cyose nkeneye ku isi y'imana uriya mugore rero sheri reka ngena atansanga aha ngaha sibyo noneho sinamukira yanyica sibyo sheri rero ntabwo nguherekeje ntabwo bayi bebi bayi turaza kuvugana kuri telefone I love you too umusore wanjye ni sawa se sava meze meze neza wose turutse ko mbona hari umuntu uvuye kureba hano hakurya shaki kora biranshimishije nyine tu nanjye narimo imanuka nyine hari ahantu nagiye hari hepfo ndavuga nibwo tunahuye ndaprofise ngeza amahirwe menshi ko n'ubu nari ndimo gushaka nyine nari ngukeneye nyine wanshakaga ushakiraga iki se ko wanyivumbuyeho uraze kwivumbura nawe kubizi impamvu yabiteye ko nta wundi mutima mubi n'ubundi akasheri nawe mba mbona nazi ibyawe oya uzi impamvu yabiteye njyewe nabona ukuntu urimo kwitwara muri ya minsi urabizi pe naragukundaga ariko bitewe n'ukuntu witwaraga pe kwivumbura nta rundi rwango pe njye nuko njye nagukundaga urabizi neza nk'uko nari nabikubwira mbere umuntu yagukunda aragufuhira urumva njyewe rero nubwo nikubise nkagenda byari byambabaje pe kandi nawe urabizi njyewe ikintu nifuza kugira ngo twongere twibanire mu bana twari tubanye dukundane bisanzwe nta kintu gihindutse pe ko njye ubwo nikubitaga si ukuvuga ko njye nari nkwanze pe njye naragukundaga ariko ikibazo cyabaye kuri iyo nawe cyakora ko nawe ese sheri basi imbabazi zisabwa zikuva ku mutima cyane rwose ndakubabariye yewe sheri ni ukuri niba uzi ibintu binshimishije cyane pe ntabwo cyaki kora biranshimishije nanjye ndishimye cyane njye najyaga nibaza ukuntu bizagenda nyine nkumva ariko nyine bitewe n'ukuntu umuntu umufuhira ko ntabwo umuntu udakunda ntabwo amufuhira ariko sheri nawe ntuzajya upfa cyane ukabye nyine nka kuriya ushaka kugira ngo basi umuntu azajya aba mu buzima nagufuhira undi twibereho gutyo oya nanone ugomba kumfuhira ariko nyine nawe ntuzajya ukabye ariko umenye ko nta wundi mutima rwose umuntu umubi wenda umuntu yaba yarabikoranye rwose sheri rega nanjye ndagukunda ariko sheri reka mubwire ikintu ntuzongere basi kumfuhira none urashaka ko tuzajya tuva mu buzima nta muntu oya sheri nyine ariko ujya umenya ngo wowe ujya uvuga ati njyewe ni njyewe njyewe nyinakunda wowe ujya ni ikibazo arega nanjye biza ntabipanze yose ukeka ko nayo nabipanze mugende kuri baby basi nta kibazo gusa noneho kubera iyo mpamvu ngiye guhita mpanga tugomba gusohokana none nimugoroba sheri tugomba gusohokana niyo mpamvu mukunda sasa noneho kagira yaransoze tunanari ndimo cyangwa mukagura telefone sheri nta kibazo sawa ndagukunda bamase meza bize basi nawe sawa sivyo sawa turavugana sawa baby sawa mapenzi ya kweli ni ya mama
mwanaume nilikujali kwa kila hali. Mapenzi, ungefanya ushenzi na rafiki yangu. Uri muratinda Umemtaka kimapenzi zaidi yangu. Umemtaka kimapenzi. ese ubundi ko njyana utambwiye aho dusohokeye dusohokeye amagana he ubone ko wakwiruka kwambara ntabwo nabumvishe neza we tugende ariko tibanga ese sheri ubundi ko mbona utari kumbwira aho usohokanye ibyo ni ibintu usanzwe uzi rwose nta nubwo ari ngombwa ko nakubwira urabona ya hoteli twari turimo kuri noheli cyangwa muri neti maze numva neza kuko ntabwo ndi kukureba mu buki hoteli twarimo kuri noheli ntabwo yibuka hoteli yihe njye ntabwo nyibuka ho ni iyihe se yimbwira neza nyine ufite amezi atatu aciyemo niyo kwibagirwa twasohokeyemo ngo ibuka hoteli twari turimo kuri noheli irimo abakobwa baseva neza ureba ngaho urumva ikintu uhibukira ni abakobwa beza b'abaseriveri ariko igihe cyose kukibara namukuje none se kuki uvuga ngo ya hoteli irimo abakobwa beza icyo cyumvise cyatuma nyibuka se umuntu agiye muri hoteli ibihari ntabwo abihisha amaso byose arabireba njyewe nawe tugiyeyo kugira ngo tuganire tugiyeyo kugira ngo tuganire turasohotse bite byawe dore wa mugabo utereka mushiki wanjye ngo yewe we ngo atereta nde yego ukuntu afite ikigore cyiza we wowe umuntu akagira umugore mwiza gutya akirirwa ashurashura mu bagore cyakora ndumiwe yewega ngo atereta nde ngo mushiki we imboga mbi ntabwo zishira mu nkono kandi uyu mwana se aranze cyangwa wowe warakuze ngo atereta mushiki we ariko kwese abagabo b'indaya nkamwe urabona ko uzi se natereta utamufite uriya mwana urabona yeretswe ruriya ni uruhinja aje avuga mu izina ryanjye ariko arakuzi hari aho nakubonye wahabara wumva ntabwo ngisohokanye nawe komeza ugende mfite abakobwa yasubiye inyuma genda usohokane abo nyine izo ndaya zawe mu bintu ntashobora no kubura ni icyitwa abakobwa mahabara y'abagabo gusa oshi genda ngaho genda ntabwo ngisohokanye nawe mwanaume nilikujali kwa kila hali. Mapenzi, 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 mapenzi. Mpenzi sikuzani kama ungefanya ushenzi na rafiki yangu. Umemtaka kimapenzi zaidi yangu. Umemtaka kimapenzi zaidi yangu. Mbabariro niduke ese nikiwamburanye. Mbabariro niduke ese nikiwamburanye. My love, 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 my love. ubundi bwagenda cyakora mbone ndakubwira ubanza Gwiki? mbwira ibintu mbonye ntabwo ndaje ndakubwira umusaza wawe abana n'ikihe kibazo Ariko warasaze. abana n'ikihe kibazo ni ikibazo cyo mu mutwe bimeze bityo Shiri uriya nk'umutindi wabwiye iby'abagabo. ese yagiye kubwira ibiki Buriya ni abagabo ubonye bari kurwana ku muhanda. ku buryo yaza akaba directeur ibyo ashaka gushora kubwira ariko. shaka wajya ngo hari ibintu mubiziranye Oya shiri twigure. shaka sanga ari ikintu muziranye wawe mukaba murimo kumisha Shiri wamuretse ariko. Mureke niba yagenda. ajya ntabwo nabitindaho nyine kubera n'ubundi siko nabihamye n'ubundi dufitiye zimwe bigiye buguti nawe urimo kuba mwiza cyane ntabwo ukaturebe Reba shiri. turebe ukuntu wari wambaye Yego. kaya kabisa isigaye irimo neza pe Yego shiri. Sawa kumutwara aho shiri. Twitendere. ikibazo cyose cyakumbura rwose Sibyo. utambuka
Ireho neza abakunzi ba Channel Miss Kadibi 2021. Sanze hano muri murakina filime yitwa ngo abagabo ntibanyurwa. Mwatangira mutwibwira amazina yanyu. yanjye nitwa Mama Alice muri filime. Iyi filime nyine yacu yitwa abagabo ntibanyurwa. Ni byiza Mama Alice. Nabonye uzi gukina neza biraryoshye cyane. Ese ko filime yitwa ngo abagabo ntibanyurwa, ni iki watubwira kituma abagabo bikigiye batanyurwa n'abagore babo? Urakoze kumbaza ikibazo cyiza cyane. Abagabo ntibanyurwa. Koko usanga benshi tutagendeye no kuri iyi filime. Ahenshi ingo ziriho muri rusange inyinshi usanga hari aho zifitanye isano n'iyi filime tuba twashatse gukina. Iyi filime rero ikaba tuba twayipanze irimo kwigisha abantu cyangwa se kwigisha ingo zikigiye muri rusange, kugira ngo bityo umugabo uzayibona muri urwo rugo rwe harimo ibyo bibazo hari aho imukura naho imugeza. Ese ubwo kuba abagabo batanyurwa ntago byaba biterwa rimwe na rimwe n'abagore, kuko umugabo ntagapfa kuta umugore gusa gutyo gusa, ntago n'umugore abafitemo uruhare? Tubwire. Birashoboka. Hari umugabo ubikora kubera ingeso, ariko koko hari n'ubikora bitewe n'umugore we. Example, hari igihe agera mu rugo akaba afite umugore yenda utamwitaho, utamuha keya, kandi abagabo benshi baba bakeneye keya mu rugo. Akaza nkaho wamwakira nk'umugabo wawe, ukazana ibindi bintu byinshi cyane, nta kumuha keya, nta kumwakira karibu umugabo wanjye, nta kumuhereza ibiryo uko bikwiye cyangwa se ngo umwakire. Bityo yegeze hanze akahasanga undi mugore umufashe neza birenze ko wowe mufata mu rugo, ahita yigendera. Ubwo rero icyo gihe urumva ko babitewe n'umugore, ariko hakaba n'igihe biza noneho hari ingeso umugabo yifitiye, bitavuga ngo nuko ari umugore udakora inshingano ze neza mu rugo, ahubwo akaba ari ingeso umugabo n'ubundi afite hanze. Ndashaka ko wambwira nihe nama wagira Papa Alice, nihe nama wagira Mama Alice niba Mama Alice nawe agahindura imyitwarire Papa Alice kugira ngo azahinduke, kuko Papa Alice nushaka ahinduka Mama Alice nuzabanza guhinduka. Niba nabonye hari ukuntu umukina akakubwira nawe ukamubwira nabi, tubwire nihe nama wabwira abagore bameze nka kuranga Mama Alice na Papa Alice, nihe nama wagira? Merci. Inama nagira abagore bameze nka Mama Alice ni uguca bugufi. Cyo ni icyambere, ugacira bugufi umugabo wawe, kuko baca umugani ngo nta nkube ebyiri mu gicu. Niba Papa Alice azamutse na Mama Alice akazamuka, urwo rugo ni umuriro. Ubwo rero ishaka kuwuzimya we mugore uca bugufi, ukavuga ngo niba umugabo azamutse gereka nce bugufi. Niba hari ikosa mbonanye umugabo, wowe umugore niba waribonye ntabwo kuza ukamusamira hejuru nka kuriya Mama Alice asamira hejuru Papa Alice, nakubonye uriya mugore inda yawe. Niba uri umugore mu rugo, umugabo wawe ukamufatira mu ikosa nkaririya Papa Alice akora ryo kumuca inyuma, ntabwo ari byiza ko umugabo yinjira ngo umusamire hejuru, ngo umubwire ngo nakubonye usambana nagize gutya. Ahubwo ca bugufi, icyambere umusengere, Imana niyo ihindura byose. Icya kabiri, mwegera umugati Papa Alice, hari ibyo ndi cyangwa se papa kanaka, hari ibyo ndi kubona mu rugo bitari kugenda neza, none twakora gute cyangwa tugaciye inzira kugira ngo bigende neza Papa Alice itware neza. Ntabwo kumusamira hejuru ngo uhite umwakiriza amagambo, ntabwo ari byo byubaka urugo cyangwa se ngo bivaneho intonganya mu rugo. Murakoze cyane mu nama mutugiriye, yaba njyewe yaba n'abandi batwumva, nizere ko bazakuramo isomo. Murakoze cyane. Niyo neza Papa Alice twabonye muri ya filime abagabo ntibanyurwa. Mwiriwe neza, meze neza nta kibazo. Turakubona uri umugabo mwiza ushimishije. Najya nkubaza ikibazo kimwe cyerekeranye kuri ya filime muri gukina. Ese ni ikihe kibazo ubona ku bagabo baca abagore babo inyuma, biba biterwa n'izihe mpamvu? So rero kuri icyo kibazo mbajije ni ikibazo cyiza cyane. Birashoboka ko intandaro ishobora guturuka ku mugore cyangwa se igaturuka ku ngeso z'umugabo yisanganiwe. So rero iyi filime ishobora kuba wenda hari nk'abantu basanzwe bagira iriya ngeso, ariko noneho ituma mu muryango babasha kuba bamenya uko bazabiganiraho, ntibinjire muri kara nk'iriya wenda yuriya mupapa niko nabyita, kuko yaratandukiriye cyane. Mu buzima bundi muri leta wemerewe gusinyira umugore umwe, akaba ariwe mutera igikoma.
ariko noneho byabaye too much urumva. So ubwo rero ngiye mbona amakosa ari kuri bose kuko ntawihanganiye undi, bose babaye amasaso. So nuko rero nabyumvaga, ariko ababasha kubireba nabo hari amasomo amwe namwe bazajya bakuramo bitewe n'uko inkuru ikoze. Nzi neza ko ikoranye ubuhanga. None nihe nama waha abagabo bameze nka Papa Alice n'abagore bameze nka Mama Alice? Kuko urugo ni urwa babiri, nta mpamvu yo kurwinjiza mu undi muntu ngo agusenyere. Ufite abandi bakobwa benshi wakunda. Ese ubona ari izihe ngaruka bigira ku muryango, ku bana banyu, ku ifamiye yanyu? Ubona irangeso ituma utera imbere cyangwa ituma usubira inyuma mu muryango? So iriya ngeso uyinjiramo wumva ari ibintu byoroshye, uzi neza kuri kwinjira mu mahoro, ariko finally usanga baratandukiriye kure. Reba nk'umwana muba mwarabyaye Alisa, sebo azakura cyangwa agere mu rugo abone kuntu situation ihari yisanzemo nawe, ntago azabasha kubisiparuta kuko we aracyafite ubwenge butekereza nk'abana, yakira icyo ari kubona imbere ye. Ariko noneho rebwo ubuzima azakuriramo, kandi byanga bikunda iyo watangiye kuriya uburi kugenda iriya ni intambwe isubira inyuma. Ayo uhereje babagore b'inyuma yakubatse rwa rugo ruri rwawe person, urumva. Icyo gihe rero buri kugenda ni bimwe bitangwa no gusesagura cyangwa se ngo ni gaspillage. Okay, ni iki wabwira abo bagabo bagira ingeso nk'izo? Ni izihe ngaruka zirimo nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma yo kwijandika muri aho ngaho bagiye gushakira amahoro? Tubwire ibibi birimo, unababwire ikiza cyo kuba babireka. Okay, so icya mbere ni ukuba yagira rwaserera mu rugo rwe itarangira. Icya kabiri hari ukuvana hanze indwara nyinshi cyane, kubyara bo yahinduka nka muswati, urumva. Gusatira ubukene bwo no kuvuga ngo aba yarahamagaye ku iyo nimero y'ubukene kandi ntigiba compose. Ubwo rero ngewe ikintu nabagiraho inama ni ukufata umwanya akabanza agatekereza inzira ari kwerekeramo kandi akagisha n'inama ku buryo buhagije. Ariko ngewe ntayo namugiraho, namugira inama yo kuguma mu rugo iwe akamenya inzira agomba kugenderaho. Murakoze cyane, ndizera ko muri ya filmu ubutaha muzagaruka mutugira inama. Ni Ruzungu tayari.